Yes, rero nongeye guha ikaze ku YouTube channel. Uyu mwanya rwose hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda nta muhanzi ukomeje kugarukwaho n'abantu benshi bagiye batandukanye, uretse uyu muhanzi Yampano uri kurikoroza hirya no hino uko bwije n'uko bukeye muri muzika nyarwanda, ari nako izina ryiwe rigenda rizamuka uko bwije n'uko bukeye. Uyu mwanya rwose uno muhanzi wacu Yampano afite ikibazo rwose kigira giti ese kubera iki abahanzi b'aha ngaha mu gihugu cy'u Rwanda abenshi tutavuga rumwe tudahuza abanyanga? Nimba kuko nawe hari uko ubibona, icyaba gituma uno muhanzi Yampano adahuza n'abahanzi bamwe na bamwe gira icyo ubivugaho. Ibi ngibi rero bikakubitanira n'ibyari bimaze iminsi bigenda bicicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, uno muhanzi wamamaye muri muzika nyarwanda uri kuzamuka ku rwego rushimishije Yampano, rwose hagenda havugwa amatiku ari hagati yiwe ndetse na Bruce Melody. Abantu benshi bakomeje kugenda babigarukaho, ngira mwabonye ikiganiro uno muhanzi Yampano yakoze kuri TV Rwanda, ikiganiro rwose bamubajije nimba koko yaba azi Bruce Melody, bamubaza ibye na Bruce Melody bimeze gute. Uyu muhanzi akavuga ngo Bruce Melody ntabwo amuzi, nta nubwo baregera bahura na rimwe. Ariko ibyo byose icyari cyabibanjirije ni ikiganiro na Bruce Melody yakoze kwa Murindahabi Irene, avuga ngo abahanzi bakiri bashyashya bari kuzamuka mu muziki baba bafite amazi menshi cyane mu mutwe. Uyu Bruce Melody nawe yihakanye Yampano agaragaza yuko afite amazi menshi mu mutwe amusebya. Uyu muhanzi Yampano rero yibaza ikibazo apfa n'abahanzi b'aha ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, impamvu batamwiyumvamo. Ese anibaza ati ese ko nta hantu negeze mpurira na Chris Easy na hamwe, ubundi njye nawe dupfa iki? Uyu Yampano rero ibi ngibi nabyo akaba yakomeje kubyibazaho, avuga ati Chris Easy nuyumvishaga yuko ari we muntu wa mbere twakabaye duhuza, ariko rwose nkurikije uko mba mbibona ntabwo ari umuntu umbaniye habe na gatoya. Bisa nkaho uyu Yampano nabwo yagannye uno Chris Easy bakorane indirimbo, ariko uyu Chris Easy yaramwangiye rwose, aramubwira ati ese ibi ngibi uri kunsaba uri kubona byashoboka? Ibi byababaje uno muhanzi Yampano bwa kabiri, ni nyuma y'agahinda nabwo yari yatewe n'uyu musore wamamaye muri muzika nyarwanda uvugisha abatari bake amagambo, Bruce Melody. Uyu Yampano ubwo yasabaga Bruce Melody ko bakorana indirimbo, Bruce Melody akamwangira avuga ati abahanzi bari kuzamuka bashyashya mu muziki baba bafite amazi menshi mu mutwe. Rwose benshi bakomeje kumutera utwatsi. Reka turebe ibi ngibi iherezo ryabyo rizaba irihe.